benedicere, predicare, laudare. We praise our Lord with our saints. Benedicere, we lift our voice in song. Predicare, we proclaim your word to the world. Laudare, benedicere, predicare. Sent out to preach by Dominic, sent two by two to all the world, sent out to study the gospel of grace, to find new ways to preach. bavandimwe nkunda bo mu muryango wa Padiri Mawuri, Yezu Kristo akuzwe. Twageze ku cyumweru cya 13 mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa liturujia, ariko mbere yo kwinjira mu masomo reka ngira icyo mbabwira cy'umwihariko. Uyu munsi nyuma ya saa sita museye Karidinali Antoni Kambanda araza gufata icyicaro muri bazilika yahawe na Papa nka Karidinali, kugira ngo nyine bigaragaze ubwo bumwe buri hagati y'abo bashumba babiri, Karidinali na Papa, kuko nk'umuntu umugira inama ku buryo bwa hafi, buri mu Karidinali ntabwo ari Antoine gusa, ahubwo n'abandi bakaridinali bose, buri wese aba afite mbese bazilika y'icyicaro nyine cye hano i Roma, ku buryo bugaragara, bushushanya ku buryo bufatika nyine ubwo buvandimwe bwa hafi buri hagati ya Papa nyine n'umukaridinali. Na karidinali wacu rero w'Abanyarwanda yahawe iyo bazilika ishushanya nyine igaragaza ku buryo bufatika ubwo bumwe, ubwo buvandimwe buri hagati ye na Papa, kuko amugira inama nyine, akaba ari umwe mu bahafi mu bamuri hafi bamugira inama, kandi abamugira inama nyine n'ababa muri Roma. Ubwo rero kuko Papa ubwa mbere aba ari umwepiskopi wa Roma, iyo kiliziya abahaye umukaridinali i Roma, ibigaragaza ubwo bufatanye nyine bwe n'uwo mukaridinali abahaye iyo kiliziya. Nzabona uburyo bwo kubibasobanurira hari mu buryo burambuye ninza mu Rwanda, ariko nagira ngo mbahe uwo musogongero, mbamenyeshe ko icyo gikorwa kiza kubaho kandi kiritabirwa nyine n'Abanyarwanda baba hano i Roma ndetse no mu nkengero zayo. Nagize amahirwe kuba mpari kuko maze hafi icyumweru ntegura ibizame. Burya kwiga umuntu ashaje nabyo ntabwo biba byoroshye, ariko narabikoze neza ndabitsinda. Ubwo rero nyine nguma hano kugira ngo mfatanye n'abandi Banyarwanda gutegura, abandi bihaye Imana n'abarayiki gutegura nyine ibyo birori bya karidinali wacu. Ubwo ku wa mbere nibwo nzasubira mu buzima nyine bwa gitumwa muri paruwase. Tugaruke rero ku masomo y'uyu munsi. Amasomo y'uyu munsi navuga yuko wa mugani adukurugutura, ariko ku buryo bwiza, kuko ijambo ry'Imana rizira igihe ritubwira nyine imyitwarire tugomba kugira mu buzima bwacu bwa buri munsi, mu buzima bwacu bwa gikristo. Mu isomo rya mbere twabonye abantu babiri bakomeye, Mutagatifu Eliya na Eliseo. Eliya yarangije ubutumwa bwe, hanyuma aragenda asigira imbuto, niko navuga, uriya mujene Eliseo, kugira ngo nyine
amukorere mu ngata nk'uko abarundi bavuga, kugira ngo amuzungure muri ubwo butumwa bw'ubuhanuzi Imana nyine yari yaramuhaye. Ni n'ibintu byiza kubona umuntu agenda agashaka umusimbura, akamusigira ibyangombwa byose. Twabonye ukuntu ngo roho ya Eliya yagiye muri Elizeho rwose, uwo mwana w'umusore ahita yuzura nyine imbaraga za Eliya, nawe atangira gukora nyine uwo murimo wa gihanuzi mu mbaraga za Eliya. Muzagende mubisome mwitonze, iriya somo murisome mu gitabo cy'Abami, kugira ngo hari ibintu umuntu adashobora kuvuga byose, kuko muri iki gitoya ntabwo twabasha kuvuga ibyo bintu byose, ariko bahererekanye ububasha. Eliya w'umusaza aho ububasha bwose busesuye uriya mujene, hanyuma aramusimbura muri uwo murimo wa gihanuzi. Twese rero mu butumwa Imana iduha, nta kugundira cyangwa tugomba kumva yuko tugomba kubusangira, tukabuha abantu bose, cyane cyane nyine ab'Imana itwereka, kuko iyo twabukoze neza nta kabuza, kuko ubutumwa bw'Imana ntabwo bujya buhagarara, burakomeza. Imana itwereka abo tubusigira, ni nacyo gituma amategeko abaho, kugira ngo iryo hererekana rigaragare, ntazagire yumva yuko ubutumwa bw'Imana ari propriété ye personnelle. Absolument non. Ntabwo ubutumwa bw'Imana ari propriété personnelle y'umuntu runaka, ahubwo ubutumwa bw'Imana burasangirwa, bugahererekanywa, kandi nta na rimwe bujya buhagarara. Nicyo abo bahanuzi babiri, uriya w'umusaza Eliya n'uriya w'umujene Elizeho batubwira. Ariko ikindi kintu cyankoze ku mutima ni uko uriya mujene yabanje aravuga ngo mbabarira rwose, ubanze ureke njye gusezera data. Yari yaragiye amatungo ya se, ariko ayinginga Eliya, aramubwira ngo genda ubasezere, ariko ugaruke, uzi icyo nagukoreye, ugaruke. kandi niko byagenze, yaragarutse, barabisoza, nuko bigenda nyine ku murongo nyawo. Ni ibintu byiza cyane, kandi ariko bikatwereka ko turi mu kiragano cya kera. Turaza kureba mu ivanjiri ko Yezu we yatanze ni radikalite nouvelle, akavuga ati wijya kureka abapfu bahamba abapfu babo. Kandi ibyo ntabwo kwari ugusezera, ahubwo kwari ukujya gushyingura. Byari ibintu bikora ku mutima, ariko turaza kubireba. Ariko ntabwo Yezu yabyemeye, yavuze wowe reka abapfu bahambe abapfu babo, wowe ngwino ukora umurimo Imana iguhamagara. Ubu agashya ko mu isezerano rishya mu maraso ya Yezu Kristo, turaza kubigeraho gatoya. Ariko gusa icyo aba bantu babiri batubwira n'ibiriya nahoze mvuga, ko ubutumwa bw'Imana nta na rimwe bujya buhagarara, burakomeza, kuko burahererekanywa, kugira ngo umuryango w'Imana ukomeze uryoherwe n'iby'Imana iwuha, ndetse ikomeze inezerezwe n'abashumba nyine Imana ubwayo igenda iwuha. Mu isomo rya kabiri rero naryo rirakomeye, kandi riratubwira ibintu bibaho buri munsi. Murabona, tubona nk'abantu bihaye Imana bacagagurana, bamwe bikatubera skandali ikomeye. ariko no mu gihe cya Pawulo ibyo bintu byariho, avuga ati mwebwe mwakwibutse yuko Yezu yaduhaye ubwigenge. Kuki mugomba gusubira mu bucakara bw'ibyahise? Yezu yaduhaye ubwigenge, kandi ubwo bwigenge yabuduhaye nta gusubira inyuma, nta gusubira mu bucakara bw'ibyahise, ahubwo dukomeze tugengwe n'ubwo bwigenge nyine. Ariko muvandimwe, ndagira ngo nkwibarize, wumve yuko ubwo bwigenge Yezu Kristo yaguhaye ni ubwigenge bukomeye kandi bwiza bukureba. Kuki wasubira mu bucakara? Kuki wakwemera ko usubira mu bucakara? Koko ntibibeho, ahubwo ukomeze wigenge. Ariko Pawulo mutagatifu nyine yongera abisubira atubwira ngo nyabuna muramenye, ubwo bwigenge Yezu Kristo yaturonkeye ntibube impamvu yo gusubira mu bucakara. Oya,
hariya abantu bitwaza nyine ubwenge bwa gikristu bakagenda bagakora ibidakorwa, ntabwo ari byo. Iyo wanakoze ibidakorwa ndi umukristu, ibyo byitwa icyaha, ngomba kwicuza kandi nkigira inama ko utazabisubira. Muvandi, ubwigenge bwa gikristu ntibube urwitwazo rwo gusubira mu bucakara. Icyo nicyo twigira mu isomo rya kabiri. Icya kabiri turyigiramo ni uko tumeze kose, ntabwo byoroshye ko usanga abantu bacagagurana, ugasanga abantu bararyana kandi bavuga ngo bazi Imana, ugasanga umuntu arasenga cyane ariko niwe wa mbere ugira umushiha, niwe wa mbere uhora utongana, niwe wa mbere utazi kwihanganira abandi. Noneho ibyo ngibyo ukibaza uti ni gute se byashoboka? Paul Mutagatifu avuga ngo niko se muzacagagurana, ahubwo muritonde mutabaho munamarana. Muvandi, ntucagagurane na mugenzi wawe. Ubwigenge Yezu Kristo yakuronkeye ni ubwigenge butuma winjira mu busabane na mugenzi wawe, kandi kugira ngo ibyo bishoboke hagombera la patience, la patience, ugatuza ugategereza kuko burya ibintu by'Imana bigira ritme yabyo, kuko ibihe by'Imana ntabwo ari byo bihe byacu. Rwose nawe nubona umukristu ucagagurana n'uwundi, umugira inama. Nawe nimba mu muryango kwa Padiri Mawuri hari abo ucagagurana nabo, rwose wigira inama yo kubireka, kuko ntabwo ari ibintu byubaka ubukristu, ntabwo ari ibintu bitugaragaza nk'abantu bigenga kuko baronkewe ubwigenge na Yezu Kristu. Ni ibintu byiza kandi biduhwitura kugira ngo urugendo rwacu rukomeze nyine nk'abakristu. Tukagera rero ku ivanjiri, duhereye kuri biriya twahoze tuvuga. Yezu yaganaga ari uwa mbere, agana Yeruzalemu yumva ko ubutumwa bwe bugenda bwuzuzwa. Aragenda arabanza yohereza abe bajya kumutegurira amayira, ariko bageze muri Samariya baravuga ngo ntumbwire ibyo, uwo muntu ugiye Yeruzalemu ntabwo tumushaka iwacu. Barabyanga rwose. Murabona ni za deception. Bo rero Yakobo na Yohani byarabababaje cyane, nk'uko umuntu wese yabikora. Bahita bajya gusaba, basenga Yezu bamusaba kugira ngo umuriro umanuke mu ijuru ubatsembe. Ariko Yezu yarabasubije abaha agasopo, avuga ngo ibyo ntabwo bikorwa. Ubwo rero twibaze natwe, ese za deception duhura nazo mu butumwa bwacu bwa buri munsi, mu mibereho yacu ya gikristo, ni gute tuzimanaginga? Duhita dusaba Imana ngo bahe ibihano. Uriya koko yampemukiye ari umupadiri, yampemukiye ari umuntu wihaye Imana, rwose umuriro numanuke mu ijuru umutsembe. Ni kenshi muri mentalite ya kimuntu nyine nuko dukunze gukora. Ariko Yezu aratubwira ati oya, ibyo mwahura nabyo nka deception ntibizabe impamvu yo guhagarika ubutumwa. Ubutumwa bwacu bunyura mu bintu bya deception binyuranye, mu bintu biduca intege binyuranye, ariko ubutumwa bw'Imana ntabwo buhagarara abavandimwe. Deception, ibiduca intege birahari igihe cyose, ariko ntitubyemerere kugira ngo bihagarike ubwo butumwa Imana idushinga. Muribaza, iyo Yezu aza kwemera ko abo basamaritani bahagarika ubutumwa bwe, ntabwo tuba turi aha ngaha. Ariko ntabwo yabyemeye, nta nubwo yari abishoboye. Ashobora kumanura umuriro ukabatsemba, ariko ntabyo yakoze, kuko Imana, nk'uko nkunze kubabwira, Imana igihe cyose iradutegereza. Niyo waba uri umunyabyaha ruharwa, iragutegereza kugira ngo ugaruke muri bwa bwigenge, kandi wifatire icyemezo, uyigarukire, uyikunde nk'uko nayo igukunda. Murabona rero ni ibintu byiza cyane bitwubaka. Ntihagire uwo dusabira ibibi, ahubwo dusabe kugira ngo buri muntu wese agarukire Imana kandi yumve uburyohe bw'ibintu Imana itanga kenshi na kenshi nyine inyuze ku bantu bayo, inyuze ku nshuti zayo, twebwe abakristu, kuko Imana nyine itunyuzaho ibikorwa byayo byiza, ingabire zayo igenda igeza ku bantu. Ikindi
twigira mu ivanjiri uyu munsi ni bariya abantu babiri Yezu yahamagaye, bakerekana icyifuzo cyo kujya gusubira iwabo kugira ngo babashe kuregera ibintu bimwe na bimwe. Ikintu cyankoze ku mutima cyane ni uriya washaka kujya guhamba, gushyingura, ariko Yezu aravuga ngo oya, ngo reka abapfu bahamba abapfu babo, wowe ngwino ukore ubutumwa bw'Imana. Icyo se radikalite evangelique ni uko igihe imbere y'umuhamagaro turi mu isezerano rishya, twari twabonye mu isomo rya mbere ukuntu Eliya yagiye yaretse Elisa ajya gusezera abo kwa se nta kibazo, ariko hano mu ivanjiri Yezu ntabwo yabiperimesa, ahubwo yaravuze reka abapfu bahambe abapfu babo. Murumva icyo kintu ni ingamba zikomeye zo mu isezerano rishya, kureka byose hanyuma umuntu akihambira kuri Yezu Kristu, akayoboka Yezu Kristu nta kuvangitiranya. Kandi ibyo tureka ntabwo ari uko ari bibi, oya da, ibyo tureka ni byiza, ariko twebwe tuba twaravuze ko ubuzima bwa Yezu Kristu nibwo bwiza kurushaho. Nicyo mu isezerano rishya bivuga. Ibyo abo nsize ni nta bantu nakundaga, ni abantu burema twari dufitanye umubano ukomeye, ariko nzi neza yuko umubano na Yezu Kristu uruta ibyo byose. Iyo niyo radikalite evangelique cyane cyane abihaye Imana duhamagariwe gukora. Ariko rero ntimugire ngo ibi byo tuvuga birareba imihamagaro yo kwiha Imana gusa, oya, twese dufite umuhamagaro duhuriyeho, ari umuhamagaro w'ubutagatifu, wo gushaka ubutagatifu. Kandi ubutagatifu nta kindi ni ugutuza Yezu muri twebwe. Noneho imbuto z'ibyo zikagaragarira mu buzima, mu mirimo dukora, mu mibano yacu n'abandi. Ibyo byose bikagaragaza ko twamenye Yezu Kristo, nibwo butagatifu. Kandi uwo muhamagaro w'ubutagatifu ni umuhamagaro wose duhuriyeho. Ntihagire umuntu witesha uwo muhamagaro ngo agiye gushyingura abapfu. Ureke abapfu bashyingura abapfu babo, kuko twebwe ntabwo turi monde y'abapfu, ntabwo turi isi y'abapfu, turi mu buzima bushyashya twahawe n'Imana. Nicyo gituma rero abapfu nyine tugomba kureka bagashyingura abapfu babo, hanyuma twiga tugashakashaka ubutagatifu. Kandi gushakashaka ubutagatifu ni ukwemera kuba bigenge, abantu bigenga baharonkeye ubwigenge na Yezu Kristu. Ubwo bwigenge ntibube pretext, ntibibe impamvu yo gusubira mu bucakara bw'iyi si. Ubwo bwigenge bugatuma tubana neza n'abandi, tukumva yuko mu ubutumwa iby'Imana idushinga ntabwo ari propriete prive yacu, ahubwo tugenda tubihererekanya kugira ngo ntazagere na rimwe igihe umurimo w'Imana uhagarara, uzakomeze de generation en generation. Hanyuma rero twumve yuko niyo twahura n'amadeception, niyo twahura n'ibiduca intege, ntabwo ubutumwa bwahagarara, kuko Yezu Kristu aturongoje imbere, araduherekeje tugana i Yeruzalemu. Yeruzalemu ni ukugira ngo atwereke determination we yakoresheje kugira ngo natwe tuyikoreshe mu butumwa nyine adushinga. Maze rero nk'uko bisanzwe mugende murebe ivanjiri y'uyu munsi, amasomo muyarebe yose uko angana. Isomo rya mbere mu gitabo cya mbere cy'Abami ku mutwe wa 19, isomo rya kabiri mu ibaruwa yandikiwe Abanyagalati ku mutwe wa 5. Noneho rero cyane cyane mwibande ku ivanjiri, nkunze kwibabwira ni uko yanditswe na Luka ku mutwe wa 9 kuva ku murongo wa 51 kugeza ku wa 62. Dukomeze duhurire muri iyo vanjiri, idushimishe, tunezerwe, kandi koko twongere tugire bwa bwenge bwa gikristu, tubusangire. Ntihagire umuntu ucagagurana n'undi, kuko ntacyo bimaze. Ubwo buri wese ategereze mugenzi we, yishimire ko ibyo mugenzi we ageraho, kandi bafatanye urugendo, kuko ubudasa bwacu bugomba nyine kugaragazwa n'ubwo bwigenge bwa gikristu twese twaronkewe n'umwami wacu Yezu Kristu. Dukomeze rero tugendane
tugire ibyishimo biva ku ivanjiri, ibyo byishimo tubisangire kandi tubigeze kuri benshi bashoboka. Iyo ushobora byose rero nabaha umugisha, abarinde, abakomeze ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Icyumweru cyiza bavandimwe. Benedicere, predicare, laudare, we praise our Lord with our saints. Benedicere, we lift our voice in song. Predicare, we proclaim your word to the world. Laudare, benedicere, predicare. Sent out to preach by Domine, sent two by two to all the world, sent out to study the gospel of grace, to find new ways to